Yes, watangiye ukatwibwira. Nitwa Cyubahiro Jacques, mfite imyaka 30. Kuki uri hano rero byagenze gute kugira ngo buri hano ukora n'akahe kazi? Hano mbere na mbere yo kugira ikintu mvuga nuko amakosa nakoze ngiye kuvuga nyemera kandi nkanayicuza, nyemerana na bagenzi banjye kandi tukaba tunabyicuza amakosa twakoze. Gusa naya hatumye uri hano n'akazi kawe n'akahe? Akazi kanjye na umusekirite muri AG Sport. Amakosa twakoze nuko twatwaye inzoga, twibye inzoga zo muri Borore za Rike. Nabikoze mute udusobanurire byose uko byagenze? Ukuntu twabikoraga, twazanaga imodoka dufite umushoferi tukinjira kuri main gate free zone, tukagenda mu kigo tukazipakiramo, twamara kuzipakiramo bamwe bagasigara ku kazi, undi akazijyana tukazisohora tukajya kuzigurisha. Ese waba gufatanyije n'abandi basekirite cyangwa wowe wenyine? Nabaga mfatanyije na bagenzi banjye kubera ko barankavaringaga igihe nagiye kuzigurisha, cyangwa se undi nawe yagenda tukamukavaringa. Mwari bangahe? Hari 3 b'ijoro bagiye babikora mu bintu bitandukanye. Tuganire uko umugambi watangiye. Wari umusekirite, waje kumenya gute ko iryo soko ryaboneka nuko mubitangira mute, ryanabonetse hehe? No kuvuga ngo hari abantu bigeze kubikora mbere batubanjirije. Yego. Nyuma turaza mu kazi tumenya ko babikoze, nubwo buryo twabimenyemo. Ese byatangiye ryari umaze kwiba kangahe? Ni gatatu kuko bari barabikoze already, ariko tukaba tuharinda tubizi. Umwe mu bigeze kubikora nta nubwo ari hano, niwe waje kutuporopoza ko twakongera, badufasha tumaze kubikoresha. Bwa mbere byagenze gute, bwa kabiri byagenze gute? Bwa mbere ntabwo nzi uko byagenze, nuko nzi ko zibwe gusa. Iyo modoka mwakoreshaga yari akazi, mwabaga mwayikuye he? Imodoka twakoreshaga ntabwo ari y'akazi, yari y'umuntu ku giti cye. Kugira rero mubonane n'uwagombaga kuzigura, byo byagenze bite? Nawe urabizi, ushaka isoko ry'ikintu ni ukushaka umuntu ukamuporopoza ko yakugurira, nta kindi bisaba. Nibyo ufite iki wangurira, yego ukabyemera mukagura. Yabahaga ku mafaranga, igiciro byabaga bimeze bite? Nta giciro, twateraga forufe. Uratubwira Cyubahiro, ibi bikorwa mwabitangiye ryari, mwari mumaze kwiba nk'inzoga zingana gute? Ibi bikorwa nta gihe gishize tubikora, twe tumaze kugenda inshuro 3 gusa. Ntabwo wibuka ukwezi igihe Ni muri uku kwa kane, ndetse mu cyumweru gishize rwose. Mwari mumaze kubikoramo nkangahe icyuro? Uwa mbere twarajya duha 340. Yego. Uwa kabiri twarajya duha 370. Tukabigabana, tukuramo y'umushoferi, tukasharinga turi abantu 6. Bwa gatatu ntabwo ari igihe wagiye, hagiye mugenzi wanjye. Okay, master plan ninde watangiye iyi gahunda kugira ngo abashyire hamwe mutangiye kubujura bw'inzoga? Urebye nta master plan uhari, nabanje gusobanurira mbere hari abantu bigeze kubikora nabwo bagahita babafata baracika. Babafashe gute utabyita master plan? Ariko se umuntu wabahaye igitekerezo mujye kubitangira byatse? N'uwari warabikoze yaragerageje kubikora mbere, ariko bo bakabikora bashaka izo kunywa, urumva bazinywa. Nyuma niwe waje kuduporopoza rero ko yabona uwo yagira gute ko twazifata ngaho tutuganira kandi ukuntu mwafashwe. Nawe yari umusekirite ariko yaragiye. Noneho kugira ngo mufatwe byagenze bite? Kugira ngo dufatwe, nanjye ku giti cyanjye, ntabwo twese twafatiwe rimwe. Nanjye ku giti cyanjye, bwa mbere nabanje kumenya ko bafashe babaguzi twazihaga. Ayo makuru yo narayamenye, ndagerageza ndacika, ndakatakata kuri finali. Nabanje kujya iwacu muri Nyaruguru. Muri Nyaruguru ndahava, ndagaruka njya ku Kinyoni. Garutse njye ku Kinyoni, ngaruka ku Murinda aho nabaga, ari naho banamfatiye. None ikosa rero mufite nire? Ikosa dufite tunicuza, dusabira n'imbabazi, nuko twatwaye izo nzoga kandi atari izacu, ari twe tuzirinda. Twazibye kandi twazirinda. Iryo ni ikosa mufite. Ikosa wowe ufite nire?
ikosa nibyo mfatanyije na bagenzi banjye, ikosa ni rimwe twese, nta uvuga ngo ni ibi, nta uvuga ngo ni twese ni kimwe, kuko icyavagamo twaragabanaga, inama yose twarayijyaga. Nk'umusekirite wakoze iki cyaha cy'ubujura ufatanyije n'abandi bajura, wababwira iki abandi basekirite bagenzi bawe cyangwa kampani ukoreramo? Icya mbere na mbere ndasaba imbabazi kampani yangiriye icyizere, narayiteguye, kandi nkongera nkanagira inama bagenzi banjye batigeze bakora iki cyaha ariko dufatanyije akazi, ko inzego z'umutekano mu gihugu ziri tayari, bibaye ngombwa bishoboka bagenerwa ibyo baje gukorera, ndavuga umushahara wabo ukabanyura, ariko badaciye hirya no hino ngo bajye kwiba ibyo barinze nk'uko twabikoze. Twibwira utubwire n'impamvu uri hano wa mugabo? Nitwa Iradukunda William, ndi hano kubwo inzoga basanze iwanjye nari naguze. Iwawe ni hehe? Umurenge wa Kimisagara. Tubwire noneho uburyo waziguraga, uko byagenze muri make. Uko izira nzoga, hari umwana witwa Vivensi yangezeho mu mujyi, ntabwo ariko kazi nsanzwe nkora ko kuzicuruza, arambwira ati hari umushoramari mfite w'umukire afite inzoga yaguze muri Cyamunara, ati nene yaguze ni nziza, ati nzazana urebe nubona byashoboka uzagura nongere nkuzanire. Umwana nta kibazo, numva birankombense, yarazizanye. Inzoga bari bamaze kuzima inshuro ebyiri, yarazizanye byabaye iminsi 2 ndazibona, ntabwo twazibaraga, tuvugana amafaranga ndayamuha, aranankopa, arambwira ati noneho ejo nzongera nkuzanire, turashaka kuzicuruza vuba, umukiriya akongera akarangura izindi. Niki cyaguteye kugura? Nta mubare kuriya mwazibonye mu makarito, nanjye ntabwo nabaze. Niki cyaguteye kugura izi nzoga kandi wari usanzwe udakora business inzoga? Uburyo yabimbwiyemo nk'umucuruzi, numvishe ko nshobora kuba nazishakira isoko nkazazicuruza nunguka, nkazikuraho inyungu. Akubwiye deal, wumvishe ari sure deal, ariko ntumenye naho byavuye ngo umenye nimba byibwe cyangwa se ko ari Cyamunara byanyabyo. Umuntu wese yumvishe ikintu ngo Cyamunara, tuzi muri Cyamunara ko ibintu bigurishwa muri Cyamunara, yego biba bishaje nk'uko nabibonye ndebera hejuru, numva ko byanze bikunze nzacuruza nkunguka. Nari ngiye gukurikizaho gushaka nanjye isoko nkazicuruza. Ubuzo naguze ingano yazo, ariko se nta n'ubwamye niba ari n'amakarito angahe? Amakarito hari zari zacitse kuko zaje mu modoka muri boot, hari zari zacitse, ntabwo kumenya ingano kuriya mwazibonye basanze nta n'icupa na rimwe riravamo. Wahaye amafaranga angana iki? 370. Ubusanzwe wacuruzaga iki cyangwa se wakorega iki? Cururiza aribwo barubigezemo. muri kwa Rubangura nacuruzaga rinete. Yes. 370 nayo wabahaye kuri ayo yes, icuro ya mbere. Iya mbere. Iya kabiri. Ya kabiri nari narayamu. Nubwo kangahe mwari mugiye gukora bwa rubwa mbere bazizanye, ni ibintu bisanzwe mwacuruzanyaga bimeze bite? Uriya mugabo mwabonye yitwa Cyubahiro, nge ntabwo nari muzi, namubonye gutya, ntabwo nari muzi, nari nzi witwa Vivensi usa nkaho yari umukomisiyoneri, we niwe waje arabinkangura, ni nawe wazanaga n'imodoka. Bagufashe gute? Njyewe bansanze mu rugo, uburyo bwateguwe ko mfatwe ntabwo mbuzi, ariko bansanganye nazo mu rugo. Naraye nzakiriye iryo joro. Usa naho watunguwe? Naratunguwe cyane. Yes, naratunguwe, bazizanaga nimugoroba mu masaha nka saa 3 saa moya, zishyira amasaha yakuze kuva mu muhanda. Ubwo nabivuyemo ndyama naniwe, bansanga mu gitondo amakarito yose uko nabipakuruye, nta n'icupa na rimwe navanyemo. Ari umwanya nari ngiye kubona ngo ndebe wenda ngo bimeze gute. Naratunguwe. Haciyemo ndumva haciyemo iminsi 4. Kira cyondo tubona ku macupa ni kuriya kuri ubibona. None bazizana ziri mu cyondo ntabonaga ko hashobora kuba harimo amanyanga. Ntabwo nari nabona umwanya ngo nitegereze, nabibabwiye ngo ndebe ngo ese ko ziriho icyondo, ariko gusa nabonaga ko ari rikere kuko abinkangura yanyereje sanction. Nabonye sample mbona ni rikere. Waruzi umubare, uruzi uko zisa, unafatwa. Naratunguwe. Utanga amafaranga runaka, wapfa gutanga amafaranga utazi ikintu ugura no kumikingana. Umucuruzi nanjye babimaga nkuko babiguze, barankatoreraga, hari ukuntu umuntu akubwira ati iki kintu aya mafaranga byanze bikunze ntiwahomba, ukumva koko bishoboka. Nkubajeni hari icyo wicuza? Ndicuza cyane kuko kugura ibintu utarebye cyangwa utabanje ngo namenye amakuru yabyo ntabwo ari ikintu cyiza. Ubu kuba ndi hano imbere yanyu ntabwo ari ikintu cyo kwishimira,
kandi naranahombye nashyizemo amafaranga ndicuza kandi nsaba imbabazi mbwira n'abanyarwanda cyangwa n'umuntu wese unyumva n'uzambona ibi si ibintu byiza byo gushyira amafaranga utamenya ngo nguze iki nguze ibintu birimo ibi n'ibi. Vivensi umubonyemo hano? Vivensi ntabwo namubonye. Izi zose zari iwawe? Sinabashije kwitegereza zose ngo ndebe ariko zirasa n'izo bakuye iwanjye bahakuye inzoga nyinshi. Waba wibuka neza umunsi bafatiwe? Ndumva umunsi turi kuwa Cyumweru. Ndumva bishaka ari kuwa gatatu. Yes. Okay. Watangira utwibwira n'icyo guhagarariye. Yego, nitwa Murama Jean Pierre, ndi umuyobozi mukuru wungirije muri Agespo. Ubu naje kuri iki kibazo cya bamwe b'abagade bacu bagaragaye mu bikorwa bitajyanye n'amahame tugira yo kurinda abantu n'ibintu byabo iyo baduhereye ubwo burenganzira. Yego. Ubundi si ibi byari bisanzwe abakozi banyu bafashwe bari muri ibyo bikorwa bitajyanye n'amahame yanyu ni bangahe? Niba ari bangahe? Yego, abafashwe. Ubu ababifatiwemo ni 5, ariko hano ngiye kubabwira ko atari ingeso abagade bacu bagira. Ibi na hamya ko ari ikintu gisa naho kidasanzwe muri Guard Force yacu kandi kitandukanye neza n'amahame twebwe tubigisha. Tugira gahunda zihoraho zo kubahugura, tugira gahunda zo kubumva iyo bafite ibibazo, kandi ubusanzwe n'abakiriya abaza kudusaba akazi hariya akenshi baba bayishimira na serivisi tubaha. Ni bisanzwe muri company yanyu ariko ntibivuze ko atari icyasha. Ni mufite ubwoba ko mugiye guterwa icyizere n'abakiriya banyu? Oya, abakiriya bacu ngiye ngomba gukomeza kubizeza ko tugiye kukazamo ingamba, kubera ko nk'ibi bikorwa tuba turi mu bufatanye n'inzego zose z'igihugu kugira ngo tujye tubihagarika bitararenga. Mugiye gukora naho nyuma yo kumaze kubona ibikorwa nk'ibi ngibi byakwizeza abana ko bagiye kugenda byabo. Icya mbere ni byiza ko muba mwaje kugira ngo tubwire n'abanyarwanda ko tuhagaze mu mahame yacu kandi ko tugiye gukomeza. Icya mbere nayo mahugurwa ahoraho. Icya kabiri ni ugukaza supervision tujya tubakorera, kandi icya gatatu twizeza abakiriya bacu ko tuzakora uko bishoboye kugira ngo akenshi abakozi banyu bagiye bavuga ko umushahara muke ndetse no kudahemberwa ku gihe aribyo bituma bashaka indonke nk'izi ngizi. Mwebwe ibyo mubivuga iki? Birashoboka ko biba mu bindi bigo, ariko iwacu barabizi neza ko umushahara uboneka ku gihe kandi n'ibindi byangombwa bisabwa kugira ngo umukozi ashobore gukora akazi ke neza abihabwa. Yego. Mwabyakiriye mute kumva ngo abakozi wanyu bafashwe bari mu by'ubujura, umukozi ubundi iwanyu wibye gutya cyangwa akabikekaho ko ukiko ntabwo rurabyemeza, iwanyu mufata izihe ngamba? Ingamba ntabwo twazifata twenyine kuko tuba turi mu bufasha tufatanye n'inzego zose zibikurikirana. Icyo dukora gusa twebwe tugatanga mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo izo perereza zikorwe, hanyuma nabwo n'ibyo bihano niba bigomba gutangwa bigatangwa. Ariko muri kampani yanyu ubusanzwe umusekirite yakoze icyaha cy'ubujura mu mukorera iki ibihano nibihe? Icya mbere mu bujura nuko nababwiye kigomba guhamya n'izindi nzego, ntabwo ari twe twenyine. Tugomba gukurikiza icyo amategeko y'igihugu avuga, hanyuma ikiri bukurikire niba afunzwe nyine no ku kazi murumva ko aho ngaho ari hahagarikwa. Ariko ni mu gihe urukiko rutari prononsa abangaba ntabwo baza gutakaza akazi kabo n'ubu babarekuye mwabasubiza mu kazi. Urukiko ruhamije ko nta cyaha cyabo, murabyumva namwe ko twebwe twacyo twarenga. Tuganire ku warindwa aba victim b'ibi bintu bibwe, company yanyu irabarambura iki? Nabyo tubigendera uko amategeko avuga. Hari uburyo amategeko abigenga. Niba hari ikirego cyatanzwe uyu munsi, akenshi usanga rero hari tubyite uruhare rw'umuntu, kuko hano ntabwo ari ikigo, ni uruhare rw'umuntu. Niwe uzabikurikiranwa akazasabwa kubyishyura niba ubujura bw'umuhamya. Ntabwo mukiriya yaje gusaba umuntu umwe ngo amurinde, yasabye company. Yego, ariko nabwo umenye ko iyo ari company ihari, hari amasezerano tugirana, hari ibikora ku kigo nk'uko bishobora gufata umuntu. So ibyo ni inzego zizabyemeza. Yego, murakoze. Uburyo bafashwemo noneho n'ibyaha mu bakeka. Abantu barakekaho ubujura ku buryo ndetse busa naho
buri coordinated, navuga ko ari uguhuza ibikorwa by'ubujura abantu batandukanye. Harimo abantu 5 bakorera ikigo gishinzwe gucunga umutekano cyitwa Agesiporo, barimo abandi bibye inzoga bashinzwe kurinda cyangwa depo bashinzwe kurinda inzoga nyiramwazibonye hano, abandi 3 barakekwaho kugura ibyo bintu no kubicuruza, abo ni 8. Hari n'abandi 3 rero bakekwaho kwibaza mudasobwa na telefone, nazo mwazibonye, bose akaba ari 11. Ariko noneho ikintu gikomeye cyane ni iki turimo kubona, ikigo gishinzwe gucunga umutekano, abakozi bacyaho biba bakagurisha ibyo bashinzwe kurinda. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ngira ngo niyo mpamvu na ba nyiracyo bagomba kugira ngo babisobanure, kubera ko ntabwo wagenda ugakorana kontora n'abantu ushinzwe kubacungira ibyabo warangiza abakozi bakabyiba, ubwo bafite uburyo bagomba gukorana. Ariko noneho na polisi nk'uko ishinzwe kugenzura bino bigo biba bitanga ubutumwa bukomeye cyane ko abantu bakwiye gukosora amakosa agenda agaragara. Ikindi rero ni abajura nyine bagenda biba hirya no hino, bakagenda bakajya imodoka iparitse bakibamo nka mudasobwa nk'iyi cyangwa ahantu ku bitaro bayibye. Ibi nabyo ni ibintu abantu duhora dufata buri munsi tukaberekana, n'abandi tuzagenda tubafata. Gusa icyo dusaba abaturarwanda ni uko bagomba kuduha amakuru kugira ngo abantu bose ahagaragaye ko hibwe bikurikiranwe, abantu bafatwe bashikirize inzego zibishinzwe, ubugenzacyaha n'ubutabera. Batahuwe gute? Abibwe batanze amakuru, niryo shingiro ry'ibanze ry'iperereza cyangwa no gufata abantu. Burya nta kundi kuntu ushobora kuba abantu nk'abo ngabo babagize nabi wabamenya, nuko baba bakoze icyaha kikamenyekana. Icya kabiri rero ni uguheraho nyine cyakorewe, hakagira abantu ukekaho, hakagiraho ufata abantu nyine bigaragara ko babigizemo uruhare. Nubwo baba bagikekwa imbere yanyu hano, ariko nabo ngira ngo iyo batanze ubuhamya murabyiyumvira ibyo baba barakoze. Twumva rero mu by'ukuri ari ikintu gikomeye cyane. Turakomeza gusaba abaturage kuduha amakuru mu buryo bwihuse kugira ngo abantu bose babagizi ba nabi babajura n'abakora ibinyanyije n'amategeko babe bahana. Izi nzoga zigaragara ko zifite ibyondo, twabajije impamvu zifite ibyondo nayo manyanga bakoresheje. Umuntu w'umujura se wamusaba kugira isuku? Umuntu ujya kwiba ibintu bitari ibye wamubaza ngo kuki izi nzoga zifite ibyondo? Ni umujura nyine arabyiba, akaba yanashaka kubihisha, bikaba byagira nyine ibyo byondo nk'uko bivuga. Ntabwo rero nta nshingano afite zo kugira ibintu ngo binoze, bisukuye, bitanduye, bitariho ibyondo. Arabihisha nyine, umujura arahisha. Bishobora rero kuba byaranduriye n'aho babihishaga. Polisi y'u Rwanda ishinzwe kugenzura bino bigo bicunga umutekano w'amakampani n'ibindi bigo bitandukanye. Ese mwaba mukurikirana uburyo bashakamo abakozi, cyangwa bashobora no kugenda bakishakira ba bandi batoraguye hirya, munakurikirana uburyo banabahugura? Polisi ikurikirana kuva ibi bigo bijya kujyaho, bisaba kujyaho kurinda bigiyeho, unukuvuga ko bifite abakozi bakora n'ako kazi. Ndetse polisi ikurikirana n'aho bakorera akazi hatandukanye, ikurikirana n'uburyo bahabwa amahugurwa, ndetse inabagira inama n'uburyo bagomba gutanga amahugurwa. Icyo tubasaba rero ni uko bakurikirana, kubera yuko uretse ibyo ngibyo nabo baba bafite uruhare rwo kuba bayobora abantu babo no kubakurikirana umunsi ku wundi. Nta kuntu bakwiba rimwe bakiba kabiri polisi akaba ari izabimenya, aho n'ikibazo kiri. Gikwiye kuba kimenywa n'umuntu urinze aho ngaho cyangwa ushinzwe gukurikirana umuntu urinze aho ngaho. Ibyo rero byumvikana yuko bafite akazi kanini ko gukora, ahubwo nizere ko mwabajije uburyo bagiye gukosora bino bibazo bigaragara. Murakoze. Mbere yuko tukurekura, urebye neza mu bafashwe hafi ya bose nka 90% ni urubyiruko. Kuba bari kwisanga muri ibi bikorwa na polisi igomba guhangana nabo, biravuga iki? Ntabwo duhanganye n'urubyiruko, tuzahangana n'ibikorwa byabo bakora, kandi azabigaragaramo bazafatwa bashyikirizwe inzego zibishinzwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Icya kabiri, ikibabaje ni uko ari n'urwo rubyiruko rufite akazi. Wese urakora, uriba aho ukora, urumva ari byo? Ntabwo ari byo. Uretse yuko n'uwavuga ngo ntakora akavuga ngo ngiye kwiba, nabyo byaba urwitwazo rutari rwo, nabyo babihanirwa. Nibakuramo ku mufuka badakora bakore, abakora nabo nibakora ibyo bakwiye gukorwa bihemberwe, uko basinya amasezerano n'abakoresha bareke kurengera no kwiba aho bakwiye kuba barinda cyangwa n'uwo bakwiye kuba bakorera. Akenshi abakozi babo bajya batunga agatoki abakoresha ko batabaha ibyo bagenerwa, noneho akaba ari naho bashakira indonke nk'izi ngizi. Ese mwebwe ibyo mubikurikirana bite nka polisi? Ibyo bibaye ariko bigenda ntabwo byaba ari byo, kubera ko umukoreshwa afite amasezerano n'umukoresha we.
icyo gihe rero hiyambazwa amategeko hakurikije uburyo kontora bagiranye cyangwa amasezerano y'akazi bagiranye, ariko biramutse ari byo twe twumva atari uburyo bwiza bwo kugira ngo ube wakoresha abantu cyane cyane abashinzwe umutekano. Mu gihe ibyaha byabahama birabagendera gute? Reka iperereza ryimbitse rikorwe, barebe ingingo zibihana, urwego rw'ubugenzacyaha rukora n'ubushinjacyaha bagere mu nkiko, hanyuma inkiko zizabagenera ibihano. Murakoze.